Haleluya, 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 haleluya. Icyubahiro ni icy'Imana yacu, ni icy'umwana w'intama. Izina ryayo nirihimbazwe. Oh, haleluya. Icyubahiro ni icy'ituye aharengeyeho mu ijuru, ireba byose. Imana iguha umugisha. Wowe dukomeje kubana, wowe dukurikira buri munsi. Imana ikwiteho, Imana ikurebe neza, ineza y'Imana ikomeho. Data wa twese akurebe neza, akwishimire. Yantumye ngo nkubwire ngo kuko wayisabye kukurengera. Ndavugana n'umuntu wasabye Imana ngo ndengera. Umuntu wasabye niwe ubonye igisubizo. Umuntu wasenze kuko wayisabye kukurengera kuri cya kibazo, kuri Senekarebu wawe, kuri bwa burwayi. Imana irabikwemereye, Imana irabikwemereye kuko wayisabye ukayinginga ati Imana ndengera, ndengera kuri iri deni, Imana ndengera, kuko wayisabye kukurengera. Irabikwemereye. Mu gitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 19 uhereye ku murongo wa mbere, dusanga ko Hezekiya yasenze amaze kumva ibitutsi by'umwami wa Ashuri. Arasenga, 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 ararambura, afata rwa rwandiko, arujyana mu rusengero. Aravuga ati Imana warebye, wabonye ibitutsi bagututse. Iyo bagutuka baba batutse Imana. Aravuga ati wabonye ibitutsi bagututse. Umwami wa Ashuri yohereje urwandiko rwuzuye ibitutsi, abwira intumwa ze ati ntimubivuge mu rundi rurimi, muvuge mu rurimi abaturage bose babyumve. Maze Abisirayeli barabinginga, barababwira ati mwavuze mu rundi rurimi bose ntibabyumva. Ati hoya, ibitutsi ntashatse kuvuga. Ati bose babireba tuzabagenza utya n'utya n'utya. Maze Hezekiya amaze kubyumva, ajya mu rusengero, ararambura. Ndavugana n'umuntu wumvise akarambura, agahungira ku Uwiteka, akajya mu rusengero, akabwira Uwiteka wenyine. Uwo ni Uwiteka aje gusubiza, uwo ni Uwiteka aje kurengera. Ntago ari uwahamagaye ngo wumvise ibyo akana kayantutse, ngo wabyumvise. Ahubwo wavuze ati Imana wumvise ibitutsi bagututse. Wahungiye ku Mana akayibwira viza afite Imana wabyumvise. Nujya usenga ujye ubwira Imana wumve kuyegereye aho ngaho, uyibwira ati wabyumvise. Ese wabibonye? Iyi priyave wayibonye? Ese Mana cyamunara wayibonye? Mana wabibonye? Ibitutsi bagututse wabibonye? Ifite amaso irareba, ifite amatwi irumva. Icyatuma itumva cyonyine ni ukuba utihanye, ni ukuba utakwiye igituma itumva imbere yawe, ni ukuba icyaha kiri imbere y'Imana kigatuma itareba. Icyo cyonyine. Ariko Imana irumva kandi irasubiza. Imana yambwiye ngo nkubwire we wayisabye, kuko wayisabye kukurengera, irabikwemereye. Imana irakurengeye. Maze Hezekiya ku murongo waho wa 16 aravuga ngo tega ugutwi kwawe Uwiteka wumve, hwejesha amaso yawe Uwiteka
urebe. Ujye winginga ubwire Imana ati reba, birebe, ufite amaso urareba, ntiwampaye amaso utayagira, ntiwampaye amatwi utayagira. Wumva amagambo ya Senakeribu yatumye gutuka Imana ihoraho. Ntabwo yavuze ati amagambo ya Senakeribu yatumye kuntuka, ahubwo yatumye gutuka Imana ihoraho. Icyakora Uwiteka, abami ba Ashuri barimbuye ayo mahanga n'ibihugu byayo. Senakeribu yari yababwiye ati ariko Hezekiya we wiyita iki wowe? Aratondagura aravuga ati aha naho naraharimbuye, aha hose narahigaruriye, aha hose narahigaruriye, wowe wiyita iki? Ubwo burwayi buri kukubwira ati aba n'aba narabahitanye, aba n'aba narabahitanye, bishwe na kanseri, bishwe n'iki, nawe urapfa. Subiza ubwo burwayi ati icyakora koko byarabaye, ariko kwizera kwabo sinzi aho kugarukira, sinzi aho kwari kugeze, mpagaze ku kwizera kwanjye, nshingiye ku Mana niringiye, nshingiye ku Mana yakoze bya bindi. Nawe waba urwayiwe uramvaho. Ngo bashugunye imana zabo mu muriro, koko ibyo byarabaye koko, zitari Imana nyamana, ahubwo zaremwe mu ntoki z'abantu, zaremwe n'intoki z'abantu, mu biti no mu mabuye. Ibyo byo mu mabuye bitavuga byaremwe n'intoki z'abantu, nibyo basengaga. Ariko njye niringiye Uwiteka, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana ifite amatwi, Imana ijya yumva, Imana ijya ireba. Nicyo cyatumye bazirimbura. Nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukize amaboko ye, kugira ngo Imana igiye kukurengera, kugira ngo bose bamenye ko wasenze, bamenye ko Imana yawe yumva, bamenye ko Imana yawe itabara. Nicyo Uwiteka ari bubikorere, kugira ngo izina rye rishyirwe hejuru. Nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukize amaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Imana. Abami bose bo mu isi bagiye kumenya ko wasenze Imana. Imana iragutabaye kugira ngo izina ryayo rishyirwe hejuru, bimenyekane ko wasenze, waragiye urarambura, uriherera, urasenga, ariko Imana igutabaye ku mugaragaro. Bose babimenye ko wasenze, bose babimenye ko Imana iriho, ko Imana yawe yumva, ko Imana yawe ireba, ko Imana yawe itabuze amaboko, iratabara. Icyakora koko ibyo bibazo byose hari abo byagezeho kandi babiheramo, ariko ntabwo kwizera kwabuze aho kwari kugeze. Ntabwo uzi ko bari bizeye nk'uko wizeye Imana yawe. Ibyo ntibiguce intege, ubwo burwayi ntibuguce intege, kuko kwizera kwawe si ukwabo. Haleluya. Imana igiye kubikorera kwihesha icyubahiro, kugira ngo abami bose bamenye ko ari wowe Uwiteka Imana. Imana yambwiye ngo kuko wayisabye kukurengera, irabikwemereye, irabikwemereye, irabikoze, iragutabaye kuko wasenze. Iyatabaye Hezekiya, nawe iragutabaye, irakurengeye. Ku murongo wa 20 ngo hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo, kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu, icyo kibazo ufite
shyiraho izina ahari Senekarebu, ushireho icyo kibazo. Umwami wa Ashuri irabikwemereye. Oh, haleluya! Imana irabikwemereye kuko wayisabye kwikurengera kuri icyo kibazo, kuri Senekarebu wawe. Ijambo ry'Imana, Imana irarikurikira ikarisohoza. Imana irabikora, iyo yizeye irabikora. Ni Imana itabara, ni Imana yumva gusenga. Iri jambo nigeze kuryizereramo, naryumvise mu rusengero ahari ikibazo mfite. Nari mfite ideni, ndangije ndavuga ngo iri deni mfite ahari Senekarebu mashira izina. Uwo nari mu ideni yari yanyishuje, arambwira ngo nyishura, kandi ntiyari na menshi, ariko sinari nyafite. Ndangije ndavuga ati mubwira mu kwizera, ndavuga ati nzaguha amezi 2. Ariko Imana iratabara, ni ukuri. Imana nta hantu kure itagukura, nta n'ahantu kure itakugeza. Yari amafaranga make ariko ndayabura. Maze ndavuga ati nzaguha amezi 2. Ati yewe wabuze na kumwe ngo uzampa 2, ningiye gusenga Imana nzayabona. Aha, ati ngaho da, senga iyo Mana yawe turebe. Maze rya jambo ndyizereramo, ndasenga ati Mana ndengera kuri kanaka, ndengera. Rya deni Imana yagiye kuryishura, mbona ya mezi 3. Ndavuga ati ndamuha ya 2 namubwiye, noneho nanjye ukwezi kumwe murye numve ko Yesu agira neza. Ndagira ngo nkubwire wowe uri gusenga ati Mana ndengera kuri iyi priyave, ndengera nabuze uko mbigenza, reka guhamagara umuntu, reka kwanduranya. Bwira Imana, senga, iragikemura neza pe. Nureba ku muntu uzatagangara, ariko Imana irasubiza. Imana yandengeye nawe yakurengera. Namaze kuyamuha, ntiyongeye no kunyishuza. Yaravuze ati ya Mana irakora pe. Yaratangaye cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo ikigeragezo urimo, senga gusa, nukivamo bizatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyarengeye Hezekiya kuri Senekarebu ije kukurengera, ije kugutabara. Hari abari kukubwira ati ngaho senga turebe, harya Mana yawasenze ko bimeze bitya, harya kwitagutabara. Aha, reka turebe. Ariko izagutabara bose babireba, izagutabara bose babimenye, izakurengera kuko wayisabye kukurengera. Mbabarira uyisabe gusa, ariyo ubwira. Yo yonyine. Mu Bafilipi igice cya 4:6 ngo ibyo dushaka byose tubisaba Imana tubyingingiye dushima, urabihabwa. Imana ije kukurengera. Imana yambwiye ngo kuko wayisabye kukurengera kuri Senekarebu wawe, kuri icyo kibazo ufite, kuri ubwo burwayi, upfa kuba wayisabye. Ndavugana n'uwasabye, upfa kuba wayisabye. Iraje kukurengera, iraje kugutabara.
uburyo igutabaramo, wiyicira inzira y'irabizi, izaho iri buce gutabara. Ariko iragutabaye, ariko irakurengeye, ariko Imana irabikoze. Reka dushime Imana ko iturengeye. Hari ibyo wasabye, hari ibyo nasabye, ariko Imana ivuganye natwe ko kuko twayisabye ije kuturengera. Uhoraho Mana nziza, turagushimye, icyubahiro ni icyawe iteka ryose. Tugushimiye yuko uturengeye kuri Senekarebu wari uturembeje. Uwiteka urahambaye, uri igitangaza. Gutabara kwawe Uwiteka kuragutse, kumva kwawe kuragutse, kureba kwawe kuragutse. Watwitegereje, wumva gusenga kwacu, kuko amasengesho y'umukiranutsi akugeraho. Uwiteka Mwami Imana, none uradutabaye, none uraturengeye. Ushimwe ko buri wese agiye kubona igitangaza, agiye kubona umutabaye. Ni ukuri Mwami Imana, tuzabihamya, tuzabihamiriza abantu bose yuko watwumvise ukadutabara. Uwiteka ushimwe, uragahora ku ngoma kuko ubikoze. Nkubise dayimoni yose yazana gushidikanya mu izina rya Yesu. Nkubise abadayimoni bafunga ibyacu mu kirere mu izina rya Yesu Kristo. Ibyacu ndabihamagaye, ndabibohoje mu izina rya Yesu Kristo. Uko wabiduhaye bitugereho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kujya wumva gusenga kwacu. Ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen.